Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose. Rero ni mwene so muri Kristo Yesu mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ngize uyu mugisha ukomeye cyane wo kuganira namwe ijambo ry'Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi iri vugabutumwa ni ryiza cyane kuko abari kure n'abari hafi babasha kudukurikirana. Rero amazina yanjye nitwa Theogene, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Tudatinze rero, mbere yuko dusoma iri jambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Nyagasani Mana yacu, wewe wo kwizerwa, wowe ushobora byose, turagushimye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugize uyu mugisha wo kuganira ijambo ryawe ku bantu bari hafi n'abari kure. Turasenze cyane kugira ngo imbaraga z'umwuka wera ziherekeze ijambo ryawe, umutima wose n'umuntu wese uzaryumva rizabashe kumuha igisubizo kijyanye n'ikibazo afite. Tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Rero tudatinze turasoma ahantu hageze kuri 2, ari naho turi bukure insanganyamatsiko cyangwa intego y'ijambo tuzaganiraho muri iyi minsi. Ahantu hambere turasoma ni mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, igice cya 32 umurongo wa 7. Hanyuma ahandi turasoma ni mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, igice cya 28 umurongo wa 5. Reka dusome Ingoma za igitabo cy'Ingoma cya 2 igice cya 32 umurongo wa 7. Haravuze ngo, nimukomere mushikame ntimutinye, kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyidutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Hanyuma dusome no muri Matayo, igice cya 28 umurongo wa 5. Haravuze ngo, ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Abo tuzabana muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, kandi birashoboka ko wazadukurikirana ufashe uri nko muri pause ukabasha gukurikirana ijambo ry'Imana, cyangwa ufite n'undi mwanya. Hanyuma aya magambo rero dusomye, ijambo rikuru tuzagenda tugarukaho ni ijambo rifite intego ivuga ngo, kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Ni ijambo ryumvikana, ariko ikintu cya mbere harazamo iri jambo ryo gushaka Yesu, hajizemo n'iri rivuga ko kuba mushaka hari ihumure. Turifashisha aya magambo dusomye. Ndavuga gushaka Yesu, nindangiza mvuge n'ihumure, ariko ihumure turarivuga mu buryo bubiri. Yesu bamushaka bati? Uburyo bwa mbere bwo gushaka Yesu, ni ukumwizera. Ni ukumwizera. Burya iyo umuntu ateye intambwe akizera Yesu, aba amwizeye yabihishuriwe, ariko akabona ko amukeneye. Rero iyo umuntu amaze kumwizera no kumwakira, ntabwo bigarukira aho ngaho, ahubwo umuntu aba mu buzima bwo kumushaka umunsi ku wundi. Aya magambo dusomye, ndaza gutinda kuri iri jambo ryitwa ihumure, ariko mvuga ngo kuba mushaka hari uguhumurizwa.
Yesu nashimwe. Guhumurizwa, ndavuga ihumure ry'uburyo bubiri. Ihumure ry'uburyo bwa mbere ni ugutunga Yesu mu mutima wawe. Iyo ufite Yesu uba uhumurijwe, uba ufite ihumure, kuko Yesu niwe humure ry'abantu be. Yesu niwe humure ry'abantu be, kandi muri Yesu harimo ibintu byinshi. Yesu ni impano, ni kado twohererejwe, ariko iza ifunzemo ibintu byinshi. Muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo ubutsinzi, muri Yesu harimo imbaraga. Iyo wakiriye Yesu rero, uba wakiriye amahoro, uba wakiriye ibyishimo, ariko uba wakiriye n'ihumure mu mutima wawe, kuko Yesu ahumuriza abantu bamwizeye. Hanyuma irindi humure rya kabiri ni amagambo Yesu agenda atubwira muri uru rugendo rujya mu ijuru. Nk'uko mubizi, Imana yaraduhamagaye ntiyahita idukura mu isi, ishima ko no mu isi tuba duhari kugira ngo dukorere Imana, kuko Imana ntabwo yakuye Abisiraheli muri Egiputa ngihita ibajyana i Kanani direct. Oya, yabanje kubacisha mu nzira y'ubutayu kugira ngo bayikorere. Natwe Imana ikimara kuduhamagara rero, yashimye ko idahita itujyana mu ijuru uwo mwanya, ahubwo ishima ko tuba turi no mu isi kugira ngo tuyikorere. Mu isi rero, bitewe n'ibibazo by'uburyo butari bumwe kandi byinshi bihari, umuntu wese aba akeneye ihumure, kandi ihumure riri mu magambo ya Yesu, ihumure riri mu magambo ya Yesu ritandukanye n'ibindi byahumuriza umuntu. Yesu atanga ihumure riruta iry'amafaranga, atanga ihumure riruta iry'umuntu ashobora guhabwa na diplome nubwo nabyo atari bibi. Yesu atanga ihumure riruta iry'umuntu yahabwa n'imiryango, ariko ihumure rya Yesu rigenda rigirira umumaro cyane ku bantu bahorana umutima wo kumushaka umunsi ku wundi. Rero Yesu ntanaduhumuriza ari uko yadukemuriye ibibazo gusa. N'ibibazo tukibifite, ukirwaye araguhumuriza, ugishonje araguhumuriza, ukiri umushomeri araguhumuriza, ukiri mu byaha. Ntabwo Yesu ajya asanga umunyabyaha ngo amucireho iteka amubwire ngo urapfuye birarangiye. Oya, nawe aba amufitiye ihumure. Aya magambo rero dusomye aha hantu hageze kuri habiri, yose arimo ihumure ryatanzwe mu buryo bubiri butandukanye. Iri humure dusomye mu gitabo cy'Ingoma cya kabiri igice cya 32 umurongo wa 7 ni ihumure Hezekiya yahaye abaturage. Hanyuma iri humure naryo dusomye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 5 ni ihumure naryo marayika yahaye abagore, Mariya Magadalena na Mariya wundi niko Bibiliya yatubwiye, bari bazindukiye kumva ya Yesu. Aya magambo rero Hezekiya yavuze habaye iki? Hezekiya ni umwami, yari umwami wayoboraga Isiraheli, ariko ayobora Isiraheli asimbuye se witwaga Ahazi. Ahazi ni umwami wari warakoze ibyaha byinshi, ntabwo twabirondora byose, ariko bimwe muri ibyo byaha iyo usomye amateka ugasoma Bibiliya, Ahazi ni umwami wimye, arangije mu gihe cyo kuyobora kwe akora ibyaha byinshi. Ngo yafashe ibikoresho byo mu rusengero arabitemagura, amaze kubitemagura akinga imiryango y'urusengero, abantu bose abasubiza mu miryango y'iwabo, kandi akora ibigirwamana akabishyira hafi y'aho abantu batuye. Hezekiya rero uri Imana yongereye imyaka 15 yo kubaho, yimye asimbuye se wari umeze uko nguko, ariko amaze kwima araza arabikosora, akingura imiryango y'urusengero, agarura abantu ku Mana, asenya ingoro nyinshi n'ibigirwamana bikuraho, abantu bagaruka mu nzira y'Imana. Noneho rero ahangaha dusomye Hezekiya ngo yari atewe n'umwami witwa Senakeribu wa Ashuri. Uyu mwami wari umuteye, Hezekiya agize umugisha wo kubimenya mbere. Uyu mwami yari yateye nko mu buryo bugeze kuri butatu. Uburyo bwa mbere yari yabanje guhahamura abaturage, ababwira amagambo yo kubatera ubwoba,
yo kubatinyisha, ariko aya magambo yababwiye yo kubatinyisha ngarangije yandika n'inzandiko zirimo gusuzugura Imana no kuyisebya. Noneho Hezekiya rero amenye ko aje amuteye, ngarabanza akoresha inama ebyiri muri iki gice. Inama ya mbere ngo yari yo kuziba amasoko n'utugezi twatembaga mu gihugu kugira ngo uyu mwami wari umuteye atabona amazi. Inama ya kabiri ni yakoresheje abaturage, irimo kubahumuriza kuko bari bahahamutse. Ijambo rya mbere rero yababwiye, ari nawo murongo twasomye abakomeza, yarababwiye ngo nimukomere. Nawe nakubwira aho uri ngo komera. Kabiri, mushikame. Gatatu, ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri n'ingabo ze. Arababwira ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri gusa, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, nidukiza nidutabara, kandi ije kuturwanira intambara zacu, ije kuturwanirira intambara zacu zose. Bibiliya yavuze ngo abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Ni ukuvuga ngo amagambo yabahumuririshije yarabakomeje bayishingikirizaho, bituma iterabwoba umwami wa Ashuri yari yabateye ritagira icyo ribahungabanyaho. Ariko hari ikindi Hezekiya yongeyeho mu kubakomeza. Bibiliya iravuga ngo ibyo byatumye nawe asenga n'umuhanuzi Yesaya, hanyuma mu mbaraga z'amasengesho no mu mbaraga zo yakoresheje ahumuriza abaturage ababwira amagambo meza, bituma Imana itsinda intambara. Ndashaka kukubwira iki rero muri iri jambo ry'Imana. Ukeneye ikintu kiguhumuriza, ariko ihumura ukeneye ni Yesu rifite. Kandi kugira ngo Yesu aguhumurize, byashoboka ko yaguhumuririsha kuguha ibyo wasengeye n'ibyo yagusezeranije, ariko n'ibyo atarabikora. Ashobora kuvuga uwariraga agahora, ashobora kuvuga uwari ukomeretse ibikomere bikomoka. Yesu ashobora kuvuga uwari waraguye mu byaha akabyuka. Yesu rero agufitiye amagambo meza y'ihumure. Ni iri jambo turiho rivuga ngo ku bashaka Yesu hari uguhumurizwa. Ijambo twasomye muri Matayo igice cya 28 turi kugenda dusatira n'umusozo, ni ijambo marayika yabwiye abagore. Aba bagore Yesu hari amarenga yagendaga aca agaragaza ko azapfa, akabambwa, agahambwa, yarangiza akazuka. Ayo marenga rero Yesu yaciye abatambyi bakuru n'abafarisayo ngo Yesu hashize iminsi Yesu baramushyinguye, ngo hakozwe inama yo kujya kurinda igituro cye. Igituro cya Yesu barakirinze cyane, bashyiraho abasirikare bo ku rwego rwo hejuru, baragihoma n'ubushishi, bashyiraho n'igitare kiremereye kugira ngo atazazuka. Uyu murongo twasomye rero ni kuwa mbere w'iminsi 7 Mariya Magadalena na Mariya wundi bazindukiye kumva ya Yesu. Yesu niwe mwami wapfuye, agumana na titire ari mumva, kuko Mariya Magadalena na Mariya wundi ngo bagiye kumureba babaza ngo umwami wacu mumva mwirimbi. Yesu yagumanye titire. Rero iri ni ijambo marayika yababwiye. Basanze Yesu yazutse, ngo basanze habereye operasiyo ikomeye, basanga hamanutse marayika ufite ishusho isa n'umurabyo n'imyambaro isa n'urubura, ngo abirindura cya gitare akicaraho. Aba bagore ngo bakiguye mu kantu bakibaza uko bigenze, marayika babwira uriya murongo twasomye wavuze ngo ariko marayika abwira abagore bo ati mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Ndashaka kumera nk'ugarukiye ahangaha tugasenga Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo shaka Yesu, kandi ikiguzi cyose bigusaba ugitange.
shaka Yesu, niba waramwizeye umufiteho uburenganzira. Ikiguzi cyose bigusaba, niba bigusaba gusenga ushaka Yesu ubikore, niba bigusaba kwizera ushaka Yesu ubikore, niba bigusaba gusoma ijambo ry'Imana ushaka Yesu ubikore, niba bigusaba kwihana ibyaha ushaka Yesu ubikore, niba bigusaba kwirinda ingeso mbi ushaka Yesu ubikore. Ikiguzi cyose bigusaba kugira ngo ubone Yesu ugitange. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Reka dusenge kubwira ijambo ry'Imana. Urakoze Nyagasani Mana yacu, turagushimye mu izina rya Yesu. Tugushimiye iri jambo ryiza ritambutse, reka uriherekeze ku muntu wese uzaritega amatwi, kandi abantu baretse kugushaka bongere bagira inzara n'inyota, abasinziriye ubakangure, abaguye ubabyutse, abababaye ubahumurize, abakomeretse ubomore. Mwami ugirire neza abantu, kandi imbaraga zawe ziherekeze iri jambo ritanga umusaruro. Tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu, amen.